Yo bro, sorry nari natinze man, nari wamamagaye ndi mu muhanda bro, wamamagaye ndi mu muhanda ikintu wambazaga man, ibintu wambazaga rimwe na rimwe biri weird. Ngiye ntago jya nkunda gufata umwanya munini wo kubitekerezaho cyangwa no gushaka kubyumva, cause hari ibintu nyine nk'abantu dukora imba bigendera ku marangamutima, imba bigendera mu biki, kandi buriya akazi kose kari professional kirazira ko ugashyiramo amarangamutima bro. Kirazira buriya nko mu gisirikare ushyizemo amarangamutima wajya usanga tuvuga imburu umukuru w'ingabo uyu munsi wamugize generale, ukamugira colonel, ukamugira igiki. No, ayo mapeti yagupfira ubusa bro. Ubiha umuntu bimerita kandi uri no kubikorera, urabibona icyo nshaka kuvuga. Iyo ugiye muri ibyo bintu bya showbiz ukabimbaza muri ubwo buryo man, yewe mba numva nta comment mbivuzeho. Iyo case ya Bruce na ngo Bruce ngo yavuze ngarenze ngo Meddy ngarenze The Ben, mbona byabateye ikibazo. We ikibazo se nuko yabivuze, we yabyivugiye, wenda nta wabimutoreye, cyangwa ikibazo ni ikihe? Ufite ikibazo nshaka kumenya ni iki mu byukuri, ni iki? So okay, to be honest, ushaka kumenya ngewe ukuri kwanjye nabikubwira, nge nakubwira uko mbibona, uko mbona ibintu nk'umufana, nk'umunyarwanda, cyangwa se nk'umuntu ukora muri iyo industry, nk'umuntu uzi ibyayo bro. Ibi bintu tubimazemo imyaka myinshi cyane, ariko kenshi naje gusanga habaho ikibazo cyane cyane cyo kumenya gushyiraho categories z'abantu, uko abantu bakurikirana, uko ibintu bimeze, uko ibintu bihagaze, uko byari bihagaze nuko byari biri. So abantu benshi bitiranya igihe cyashize n'igihe kiriho ndetse n'ikizaza. Hamwe ushobora gusanga umuntu ari gufata nk'umu upcoming artist agashaka kumugereranya n'umu legend artist. That's not work bro. Ntabwo ibyo bintu bibaho, ntabwo ibyo bintu bibaho. Ubwo umu upcoming uri hot mushyire mu ba upcoming bari hot ubwa tubahagarariye n'uyu nguyu, ariko wishaka guhita umugereranya n'umuntu legend, nakwita legend. Urumva niko abantu bafata ibintu, ariko ntago, ariko ngewe ntago ari urwo rwe. Okay, nk'urugero wenda urabizi nk'amasaga menshi abagenda abaho nko mu minsi ishize cyangwa mu bihe nk'ibi ngibi, ugasanga nk'umuntu, ngewe nk'umuntu ushaka wenda nk'urugero nko kugeranya Knowless na Marina, mba mbona ari gukora amafuti menshi cyane akomeye. Abo ni abahanzi babiri batandukanye, nubwo bose ari aba female, ariko ni abahanzi babiri batandukanye. Knowless is a far away from Marina. Knowless yakoze ibintu byinshi ku buryo kugira ngo mbikubwize ukuri ubaka kanya kugira ngo Marina afate urwego nk'urwa Knowless, nawe afite gukora indi myaka, ariko utiyibagije ko nanone aka kanya Sejoni sibwo nabonye bamuha award, arayikwiriye, kubera ko nanone abanyarwanda cyangwa abantu bari muri entertainment y'u Rwanda nyine hari ibintu byinshi bakwiye guhindura bro. Bari ibintu bakwiye guhindura, kumenya class z'abantu, urwego rw'abantu, ugafata umuhanzi ugatandukanya umuhanzi n'umusirey, ugatandukanya umusirey n'umuhanzi, ugatandukanya umuhanzi n'umukinnyi, ukamenya gutandukanya umuhanzi na abandi birwa bavuga gusa, bavuga, hari abantu bavuga atagira n'igikorwa ngo bazi kuvuga. None ngo umuntu asigaye bazi kuvuga, akavuga ibigambo biraho ngakaba ngo yabaye icyamamare. Ibyo bintu nsigaye bro, these things biranyica kuri level nyine, binera n'umujinya rimwe na rimwe, nkanabyihora nkanatuza tu. Ariko icyambere ni ugukora, kandi nanone ikindi uzamenye ko bakuvuga batakuvuga, iyo ukora urakora, ibikorwa birivugira. Ahubwo nyine mu Rwanda tugira ibibazo byo gushaka guhisha ibikorwa by'umuntu yakoze, kandi ntago ari ibyo. At the end of the day biragutamaza. Imba umuntu akora bivuge, kandi imba umuntu ari uwa mbere bivuge. Reka kubica ku ruhande, ureke kubishyiramo imitego, ibiki oyashana kubakira ku binyoma, ntago ari byiza. Nakubwiye izo ngero zose, nawe ugende wicare ubitekereze, urebe, umbwire, nawe umbwire kabisa. Urumva ntago ibyo bintu ntago byazakomeza gutyo ngo bigire gute. Kandi ikindi cya kabiri, niyo waba uri umuhanzi mwiza warakoze n'amateka n'iki n'ibiki, ibyo bintu yabivuze ari cyumweru gishize abivuze, nese ugiye gutora ugafata 2020 wavuga ngo nuhe muhanzi wa mbere mu Rwanda, jya kuri za Samoya, ujye kuri za Abu Dhabi, ujye kuri za Henzapu, ujye kuri Uriya muniga yakoze ibintu byinshi cyane, ujye ku binyafu, ujye ku biki, nuhe muhanzi se wabigerageje muri iki gihugu cy'u Rwanda? Nono ibyo ngibyo nambwira ngo byabo bagabo umbwira, cyangwa byabo bose ubu bushaka kumbwira,
nta bahanzi bake mu Rwanda tuza ashobora gukora hit imwe ebyiri eshatu enye eshanu zikurikira. Ibyo byonyine bishobora gutuma utwara ibikombe byose biri mu gihugu. Gukora hit imwe ukwanza ibyo bintu n'iby'abarigenda. Ubundi abarigenda ashobora no kureka imyaka 5 akaza gakoraga hit imwe ya danje pe. Ibyo birumvikana, ariko muri iyo myaka 5 abandi ntabwo bazaba bare kunanirwa gutwara ibikombe. Urabyumva? Ntabwo ibyo bintu bibaho. Wowe giye subira inyuma mu mateka urebe uyu mwaka, fata uyu mwaka gusa uko ngiye kugufatira igihe cya Bruce Melody. Ngiye Bruce Melody amaze nk'imyaka 3 5 afite award kuva ku Kinya kugeza iyi saha, nkumubara nk'umuhanzi wa mbere, kuko indirimbo ye n'indirimbo ye umva, waba uri mu rusengero, waba niyo waba utumva indirimbo ya Bruce Melody urayumva, cyangwa wanyura n'ahantu utumva ukabona yo kwibyuka uvuga ati iriya ndirimbo yo kubyina ni ya Bruce Melody. Ninde muhanzi uheruka kubikora mu Rwanda se? Tujye twubaha amateka, twubahe nibiriho, sibyo? Ni ibintu biriho bitandukanye. Nge niko mbyumva nanjye mbyumva ko aka kanya Melody ni ibihebye pe, ari mu bihebye naka, ariko nawe ntago yabiturufu yo kuvuga ngo wenda sinzi imbara bivuze afite attention yo kuba yarwanya Meddy cyangwa The Ben. Oya, icyo niryo nakwita ikosa, ariko imbara bivuze like nawe nkuko abibona, nkuko ibintu byakwiye kuba bimeze, niko bimeze. We ni umuhanzi bakakanya twavuga ngo uriwe muhanzi wa mbere mu Rwanda. Ubu se wowe ubaye n'umunyamahanga ugiye gukora evaluation y'umuziki mu Rwanda, ukarandinga Kigali Kanombe, ugahera ku kibuga ureba televiziyo, wumva radio, wumva abana muri quartier, wumva ikibagira, uzi kutanamenya ko muri icyo gihugu habamo The Ben cyangwa habamo Meddy. Ariko ujye ukicara ugafata history, ugasubira inyuma ukajya za YouTube ukareba ibitaramo aho banyuze, ibiki, urugendo rwabo ko rugiye utandukanye, ushobora this man nabo bari dangerous, nibwo atangiye kugenda. Ariko ugiye man, iyo umuhanzi agezweho umuyaga urakubwira, umuyaga wonyine utarenze kujya kuri radio, utarenze kujya kuri TV, ubu uri kugenda mu kirere ukabyumva, mu muyaga ukabyumva, ukavuga ariko hari vibe numva z'umuntu runaka. Ibyo niko biba bimeze mamen. Guhaye izo ngero naguhaye iby'abantu baba bageranya abantu mu buryo bugiye butandukanye. Buri muhanzi afite kategori na classe arimo, kandi byose tugomba kubyubaha. Naguhaye za Uganda, naguhaye mu Rwanda, nagubwiye uko bageranya abo bana n'ibiki ntago bibaho, ntago ibyo bintu bizashoboka bro. Oya bro, ibyo ngibyo ntugendere ngo kuby'abantu ngo batangaje urumva ngo ushake kumbwira ngo Bruce Melody ngo yarishongoye. No, ntago ariko bimeze. Nakubwiye imba wibuka akabona nakubwira ngo ababishinzwe imba badashaka no kubigaragaza ku indi side. Harega ibintu byarakemutse bro, ibintu byarakemutse. Umuntu ashobora afite uburyo ashobora kuvuga cyangwa gutangaza ibintu cyangwa agasharinga ibintu, urabyumva. Nimana none bagiye bibuka ko technology yarahindutse. Imba wicaye kuri mikoro udashobora kuvuga ikintu ngo kivuga uko kiri, nundi ashobora kwicara kuri telefoni kuri YouTube yakavuga ikintu uko kiri cyangwa kuri Instagram yiwe, urabyumva. No kuvuga ngo Bruce Melody sinumvaga ari kuganira n'umuntu, niko turi kuganira gutya. Nimba umuntu yayimubajije ariko se we kuki bitakubabaza? Ntabwo yabasuzuguye, nta nubwo yabashyize hasi, ariko yavuze ibintu uko biri. Yavuze nonge ndi umuhanzi wa mbere. Ibyo bintu nibyo ndanabyumva, nese yarabeshye. Ese ubundi wowe twatowe, ubundi wowe utora nde? Ninde muhanzi wa mbere mu Rwanda? Ntabwo yabasuzuguye, nta nubwo yabasuzuguje. Ahubwo nakubwiye ngo abashinzwe kubivuga no kubikora imba baba bafite urwikeye, imba bafite ubwoba, imba ari bya bindi ngo runaka mbona. Nakubwiye ngo mu kazi kari professional utangiye kuzana ngo runaka mbona ate runaka, nta kintu ushobora gukora ngo kibona agaciro. Na kimwe ndaguhakane. Ntago Bruce yishongoye, bira ntago ariko bita kwishongora. Nta nubwo yasuzuguye, ntago ari byo bita gusuzugura. Nta nubwo kubaha abantu ari ukubabembekereza cyangwa se ukabapfukamira, urumva. Kandi nanone abantu kujya mufataye cyangwa mukwaye ntago ari ngombwa ko ujya kubasabiriza. Ushobora kubikora wowe ku giti cyawe. Twese dufite ubushobozi bro. Imana yaraturemye iduha ubwenge bwo guhitamo icyiza n'ikibi, yaduhaye ubushobozi no kugira ku bushobozi bwo kuyobora isi. Nge I believe that ibyo bintu byose birashoboka, byose birashoboka. Muri Amerika ni hato umwirabura se, twari tuzi ko bizashoboka. Ruteri yabivuze imyaka ingahe se? Yabivuze imyaka ingahe ishize? Ntabwo byabaye se? Ese mwagiye munakurikirana n'ubuhanuzi cyangwa n'impanuro cyangwa mugasoma n'ibitabo? Ntabwo ibyo bintu mana amateka arahinduka kandi ibintu birahinduka. Nari kugusubiza kuri icyo kintu ushatse kunyumvisha ngo yavuze ibi ngo yavuze ibi. Iyo yavuze fuck them bro. Buri muntu avuga ibintu ukabyumva wa mugani wa Jori.
Mutesi siko yabivuze, buri muntu avuga ibintu ukabyumva, ariko nanone opinion z'umuntu zirakonta, kandi nanone ni ngombwa ko zitangwa, kandi akazitanga ukabyumva, ariko ibyo yavuze ngewe mbifata nk'ukuri. Nakubwiye ngo abantu bose uzamanure ugende ushyireho amaze imyaka myinshi cyane mu muziki. Yewe Burna Boy ndamuzi umuziki imyaka myinshi. Uribuka igihe Burna Boys yajyaga mu mafestivale muri Nigeria, Burna Boy yarahari, yabaga ari mu bahanzi bari aho ngaho bari roko bari kuririmba, urabyumva. So rero ntago ari ikintu cy'igitangaza imba umuntu yakoreye ibintu aba yabikoreye, ariko ntitukabyitiranye ahubwo tujye tubiha amagarade, tubihe n'ibyubahiro byabyo mu buryo ubwo ari bwo bwose. Naho hanyuma icyo ngicyo uri kumbaza ngo se ngo hazakorwa iki, ngo hazahinduka iki, bro reka nkubwire, sinzi ikizakorwa kizahinduka, ariko ngewe ku giti cyanjye nzi icyo nzakora, kandi nzi igihe cyose kiyo ukora ibintu mu mahoro, mu mucyo, mu rukundo, ntawe wirengagije, ntawe ushaka gupfobya cyangwa kugira iki, ibyo bintu bishobora gufata, bishobora kuba kuba successful. Iyo mission nyiriho, iyo mission nyiro bro, ntago nzayihagarika. Industry yo mu Rwanda uburyo yatangiye kuva muri za 2000 ndayizi kugeza iyi saha imyaka 20 irashize, nibyo byayindi byanyu mwagiye mugafata bacoga bakabahindura nk'abantu bari useless. That's weird. Ntago umuntu aba ari useless, kandi nta n'umuntu ushobora gukacinga up n'ibinyejana byose, ariko aka kanya turakibuka Martin Luther King, turakibuka ba Bob Marley, turakibuka abandi. Ibyo bintu nibyo dukeneye nk'abanyarwanda. Ifemi dukeneye kumenya ibyo bintu, tugashyiraho ibyo bintu. Ikindi cya kabiri, abantu mugomba kwibuka ko ntago rigenda ari wapfuye gusa, hariho abarigenda baba bakigenda, unanyumva, hariho abarigenda baba bakiriho bagenda, ariko ari abarigenda. Ibyo bintu mu muziki muzabimenye ko ariko biba bihagaze, si no mu muziki, no mu buzima busanzwe, no mu biki byose. Ubuse uzajya kuvuga ugiye kubara abakire bo mu Rwanda, bavuga ngo Rubangura ntago ari umukire se, cyane ntago yari umukire, cyane ahagarariye abakire, ngo nuko yapfuye se? No, ntaka kanya muracyagara ku nzu ngo ngiye kwa Rubangura, imihanda iracyari kwa Rubangura. Urumva ibyo bintu rero, ibyo bintu urumva no gukoresha ubwenge cyane kugira ngo bashe kwisobanura ibyo bintu, ukicara ugasoma ugatekereza ukabaza n'abantu ukagira n'ibiki, bakaguha uwa mbere w'uwo munsi, bakaguha uwa mbere w'imyaka 10, bakaguha uwa mbere w'imyaka 2 ishize. Ibyo bintu nuko bigenda bikora, kandi nanone buri muntu akagumana icyubahiro cye. Urumva genda bizi ko mu Rwanda rwose nakubwiye buriya nk'umuhanzi mba numva bakambwira ati Imana igufashe ukabona navuga nka Miss Jojo, ariko none ntago ndi bugende nicare ngo mfate award nyishyire Miss Jojo mu rugo. Hari Aline Sano, hari Clarisse Karasira, urumva, hari Marina, hari Knowless ukiri gukora. Ibyo ni ibintu bitandukanye, urabyumva. Ibintu bibiri mugomba gutandukanya bro. Naho urwo rugamba ruzarwanwa mane, ni uruhe rugamba se utajya rushoboka? Ruzarwanwa kandi bizashoboka ibintu bigiye mu mucyo, abanyarwanda bamenye kubahana mu buryo bwa, ndavuga ubwo mba ni kuvuga muri industry entertainment, bamenye guhana ibyubahiro, bamenye nuko intebe zizajya zitondekwa mu gihe bahuriye no mu mapati. Menye Knowless arica, ntago Knowless ari bwicara ariho Clarisse ari bwicare, my friend. Uranyumva neza? Ibintu bibiri biba bigiye bitandukanye, so abantu bagomba kuzagenda batandukanya ibyo bintu. Uzare amawadi hano yo yabaye muri za beat zaye, ahantu Jennifer Lopez yicara, so Kadibi yicara, kandi ntago bivuze ko Kadibi ashobora kuba ni train inyuma, ariko akaza gatwara iyo award y'uwo mwaka nk'umuhanzi wa mbere. Urabyumva? Ikindi ngende muri America, right, mba nkuri cyane showbiz entertainment yawe, ntago batinya kuvuga ngo ngo Drake man ngashobora gusimbura ngo na Michael Jackson. Michael Jackson umuntu twubashye isi yose yuba, n'umwana uvutse aka kanya amenya Michael Jackson, kanya maravutse Jackson atariho. Ariko ntago nanone kuba wavuga ngo Drake ngameze neza mu bihe bye ku buryo akwereka n'icyo cyizere, none se uwo muntu ugira ngo abacumuye ninjije isaba bivuga. So ni nk'ibyo rero, mwibitindaho cyane, mwibitindaho nabonye arabanzi bagiye banabivugaho, bamwe arabana turaje no mu mastade kera, uribuka izo bitaga za tukate cyaza kizakingira ngo zari za MTN n'ibiki, hari ama group yaradukomaga akajya n'ibiki, za KGB zaradukomaga bro. KGB keneye cyubahiro cyayo nka KGB, ko nta na group izayisimbura.
Urban Boys yakoze ibintu birenze, ariko ntago navuga ngo niyo yari ya mbere, niyo group yabaye ya mbere mu Rwanda. KGB noneho yabaye ya mbere, yo iri kuvumbura ibintu. Za Urban Boys zo zaje ziri kubakira ku byo za KGB zakoze. Ayo magrade yose mugomba kugenda mubimenya, mukagenda mubitandukanya. Dukeneye ibindi bintu byinshi birimo shareka ndekeraho, sinshaka no kwivugaho ko hari n'igihe uvugiye nawe ugasanga wenda nibwo biza, ariko bizakosoka, bizakorwa byanze bikunze, babyemeye cyangwa byange, bizakorwa. Abantu bagiye bagakubuntu bw'ubutsiko, ubuntu bwo kudashaka kumena ikibyimbye ngo kimeneke, ntago ari byiza, ntago ari byiza habe na gatoya. Byazadukoraho cyangwa se abana bacu n'abandi bose. Kwanza bose bamaze gusaza, nibareke ibintu bijye ku mugaragaro, n'abana bazazi bamenye aho bahera. Tureke kuba selfish. Uri kwikunda kandi ejo ugiye kurangira, uri kwikunda. Nta muhanzi special nko mu Rwanda ushobora no kumana imyaka 10 kuri hit. Biragoye ni kwisi yose. Muri Amerika bara mu myaka 10 bari hit, ureba aho bari ubu ngubu, ariko ntabwo bivuze ko bavuye bameze neza, bari on top kandi barakunzwe kandi barakurikiranwa kandi barakora. Ntuzumve ibyo bintu ngo wumve ngo ubuzima bwawe bwarangiye, cyangwa ucire ngo urwiteka ku muhanzi runaka ngo byarangiye gute se? Byarangijwe niki? Ntago byarangiye, ahubwo systeme yahindutse. Bro, systeme mbi hindutse ntago ivuga ko ihindutse ibye. Nakubwiye abo barigende bose bagiye babaho, tugiye muri systeme zahindutse ntago twakabaye kuba tukivuga abo ba Martin Luther King cyangwa abandi ba Sirasire, tuba tuvuga abandi. Ariko ntago tugomba kwibagirwa abo bantu ko ni bari very important mu bintu byose dukora bro. Twanabyubakiyeho, turacyanabyubakiraho. Kwanza ujye utinya n'umuntu waguhaye ibyo wubakiraho. So rero izo nduru nizo manza numva zarangira aho ngaho mamene. Ngiye nuko mbyumva, nuko mbifata aka kanya rwose. Nanjye ubwanjye mbaye ntanga award ni za Bruce Melody z'umuhanzi wa mbere, ibyo mbisubiremo. Ariko ngiye gutondeka category z'ama award, hari izo nzi nabo babona Bruce Melody atana yakorera indi myaka nk'ibiri iri imbere cyangwa 3. Urabyumva? So nuko nguko mbibona, kandi nako game imeze, kandi game izahinduka. Man, ngewe kugeza mvuye mu mwuka wanjye wa nyuma ntago nge nkora entertainment cyangwa showbiz bro. Nge mpora mbibwira abanyarwanda, ntago nayijemo nshaka like nga amafaranga n'ibiki. Naje kugira ngo ibintu bijye ku murongo, bikorwe. Amafaranga ndayafite, ntago ari cyo kibazo. Nari mfite zindi business nari nkeneye gukomeza kubaka no kubakana n'isanda cyabikora, ndacyazubaka zo ku ruhande. Ntago muzizi, nta nubwo mukeneye no kuzimenya, ariko nizo zituma mbaho, nazo zituma niyo showbiz nkora cyangwa niyo the main mfite ibaho. Urabizi amafaranga yinjira mu muziki nyarwanda urawuzukwa ukangana. Ntago yamanaginga umuntu 1 2 3 4 5 ngo hemba abakozi ishira n'ama studio n'ama office, ntago bishoboka. Uranyumva? So rero naje kugira ngo byibura bizafashe. Ntago nubwo kwanza aba bahari ntago nzi ko byanabafashe cyane, bizafashe nabandi bazako. Ngewe impamvu uwo mujinya nawe ugize nzidutangira industry nabarafite na ba JP kuva kuri 0 turirimbira mu rusengero, tujya kwiba mu nsengero tukiba ama disquette n'iki kugira ngo recording music na studio ziri mu Kigali. Urabyumva? Nkareba izo mvune zose n'inzo ngenda aho zageze, nkavuga rero abazadukomoka nazajye iki bo bazasange inzira z'umuziki, platform zarubatswe. Urumva? Amastudiari, amareba hari, itangazamakuru rihari, itangazamakuru rya showbiz rihari, ibintu biri mu mucyo. So ibyo bintu byose byamaze kuboneka, ariko ntibirisobanura ngo bijye ku murongo. Umenye ngimba iri tangazamakuru ikora entertainment rigakora showbiz, rikora muri ubu buryo kandi buri professional. Imbu uyu muhanzi yabayeho akoze ibi arangirije aha, undi azakomereza ahangaha. Imba hari tumuhe iki cyubahiro, tumufate gutya. Ibyo bintu niko mbibona. So bizahinduka bro. Ntago njya ngiving up, kandi nawe ndakeka ko nawe uri umuntu ufite experience muri ibi bintu. Imba koko ushaka kubifasha atari ibiki, nawe wakabaye ubibona muri ubwo buryo. Sawa bro, reka nkureke na nifite izindi gahunda, ngiye kujya muri gym, ubwo tuzasubira mamen.